Haleluya, haleluya. Turabakiriye bene data, abakunzi ba Anaweza TV, tubifurije umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Ni karibu mu mwanya wacu mwiza. Uyu munsi turi muri studio za Anaweza TV, tubazana ibindi bintu bishyashya. Mwari mutumenyereye tuzana ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi tuje dufite ibintu bishyashya kandi biraturuka mu bitekerezo mwagiye mutugezaho. Haleluya. Urabizi ko twiyemeje gukora ibintu bibanezeza. Kandi turabashimira ko muri abafatanyabikorwa bacu beza. Umwami Imana abaha umugisha rero, karibu mugubwe neza, Uwiteka bishimire, kandi umwami Imana abahaza uburame n'umugisha muri bino bihe. Haleluya. Uyu munsi rero dufite ikiganiro tubazaniye cyiza, kiryoheye amaso n'umutima, kivuga uruhare rw'umugore muri ibi bihe turimo. Niki umugore yakora muri ibi bihe turimo? Ibi bihe bya corona, ibi bihe birimo ibyago n'amakuba, ibi bihe birimo amarira n'agahinda, ibi bihe birimo impfu zitandukanye, dufite abarwayi benshi kwa muganga. Niki umugore akwiriye gukora? Uruhare rw'umugore wizeye Imana, wubaha Imana muri ibi bihe isi yose iri mu gahinda, mu marira no mu mubabaro. Niki umugore akwiriye gukora uzi Imana, wizera Imana? Haleluya. Ntabwo rero naje jyenyine uyu munsi muri studio za Anaweza TV, turi kumwe na umutumirwa wacu, umukozi w'Imana. Nagira ngo atangire abibwira. Karibu. Murakoze cyane. Nishimiye cyane kuboneka muri studio za Anaweza TV. Kandi nishimiye ubutumire bwanyu. Nitwa Munezero Karine, ndavuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Nishimiye ko mwamaye ikaze. Imana iguhe umugisha. Turakwishimiye Munezero Karine, umukozi w'Imana nkunda cyane, umunyamavuta. Haleluya. Ndamubatuye kandi namwe muragenda muryoherwa, ndabyizeye neza. Turakwishimiye, tuguhaye ikaze muri studio zacu za Anaweza TV. Umwami Imana aguhane umugisha natwe. Haleluya. Uyu munsi rero nkuko tumaze kubibwira abakunzi bacu ba Anaweza TV, insanganyamatsiko yacu iravuga ngo niki umugore akwiriye gukora mu bihe nk'ibi corona itubujije amahoro. Mu bihe nk'ibi corona ibujije amahoro isi yose. Niki umugore akwiriye gukora? Uruhare rw'umugore mu bihe nk'ibi ni uruhe? Mu buryo bwo gutabara isi, mu buryo bwo gutabara imiryango, umugore akora iki? Yifata atabigenza ate kugira ngo nawe agaragaze uruhare rwe muri ibi bihe bikomeye turimo? Karibu rero umutumirwa wacu. Ndabizi neza ko umenyereye kwigisha abagore, ufite uburambe muri uyu murimo. Niyo mpamvu twabonye neza ko uyu munsi uri budufashe muri kino kiganiro. Umwami Imana aguhe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Nongeye kubashimira kubw'umwanya mwiza mumaye. By'ukuri muri ibi bihe turimo dukeneye abagore b'intwari. Amen. Abagore buzuye amavuta y'Imana. Amen. Abagore babasha guhamagara ijuru, ijuru rigatabara. Amen. Iyi nsanganyamatsiko ndayikunze cyane kuko mu by'ukuri umugore iyo adakomeye, adafite imbaraga, byinshi birapfapfana. Yego. Noneho by'akarusho iyo ari umugore wamenye Imana, ajya amenya n'icyo gukora. Yego. Kuko turi muri Anaweza TV, ni televiziyo yemera Kristo. Yego. Ndabizi ko muri abarokore cyane, turabarokore. Rero nanjye mu byo tugenda tuganira cyangwa nawe uko tugenda tuganira, turibanda kuri Bibiliya. Yego. Kuko niwo mutsima turya tukamenya ubwenge, tukabaho. Amen. Ibiryo by'umwuka nibyo burya bidufasha. Amen. Turasoma muri Yeremiya. Yego. Ibice 9 umurongo wa 17. Yeremiya ibice 9 umurongo wa 17. Abakunzi bacu, ufata Bibiliya nawe ugakurikira ugasoma si bibi. Ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo. Nawe ushobora gufata Bibiliya yawe tugasoma, nubwo turi mu kiganiro, ariko ijambo ry'Imana niryo twebwe rituyobora muri Anaweza TV. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Nyiringabo avuga atya ati, mutekereze kandi muhamagare abagore bazi kuboroga baze. Amen. Mutumire abagore b'abahanga baze. Kandi batebuke batuborogere kugira ngo amaso yacu avemo amarira atemba n'ibihene byacu bihongobokemo amazi. Haleluya. Amen.
iri jambo ni ry'Uwiteka yivugiye abwira umukozi w'Imana Yeremiya, amubwira ati mu gihugu cyanjye harimo imiborogo myinshi, harimo ibyaha byinshi, harimo amanyanga adasanzwe. Muri ibi bihe turimo bya covid, bya corona, turimo guhangayika cyane, abantu barimo barapfa, abandi barimo gupfapfana, abandi barimo gukora ibyaha, twashyizwe mu rugo, turi mu kato, ntabwo ibintu bimeze neza. Ariko ahangaha Uwiteka wenyine aravuga ati nimuhamagare abagore. Yesu ashimwe. Abagore baze baboroge, baze batakambe, barire amaso avemo ngo ahinduke, mbega ababoroge, kuko ibyago bibaye byinshi, ibyaha bibaye byinshi. Nta wamenya niba ibyago byose ahari biri guterwa n'ibyaha by'abantu. Rero ibyo byaha ntabwo twavuga ngo ni ihame, ariko by'ukuri ibyaha nabyo birahari, harimo uburyarya. Usomye guhera ku murongo wa mbere muri iki gice, harimo ibyaha byinshi bigiye bitandukanye ubwoko bw'Imana bwakoraga. Rero umugore Imana imutekerezaho cyane, imutekerezaho, iravuga iti mubahamagare abo ngabo bazi gutakamba, abo ngabo bazi kuboroga, baririre igihugu, turebe ko amahoro yaboneka. Umugore mu gihe cy'ibyago ntabwo aba akwiriye kwicara ngo adamarare, hoya, ntabwo bishoboka. Agomba kuba umuntu utabaza, agasenga, agatitiriza, akabwira Imana ngo nitabare, itabara umuryango we, itabara abavandimwe, itabara ababyeyi, itabara inshuti, itabara aho yashatse, itabara umuryango akomokamo. Haleluya, haleluya. amen, amen, amen. Muri ibi bihe bikomeye nta kindi umugore yagakoze uretse gutakamba, agasaba Imana kugira ngo itabare. Imana ijya yumva amarira y'abagore. Ni nayo mpamvu hano muri iri jambo havuga ngo muhamagara abagore baze baboroge, batakambe, kuko ibintu ntabwo bimeze neza. Mama Matilde, ni ukuri abamama bafashe umwanya wabo bakegera Imana, ni ukuri ibintu byahinduka. Nubwo tubona bikomeye, imiborogo hirya no hino, impfu zitunguranye, ibintu biri kugenda nk'uko imitima y'abantu idashaka, biri kuba bibi, biri kuba uko umuntu atabiteganyaga, ubuzima burarura. Mu gihe rero burura, nta kindi umugore yakora uretse gutakamba, akihererana n'Imana ye, agatakambira Imana, Imana ikaza igakora iby'ubutwari, ikamaraho iyo mibabaro. Haleluya. Ni ukuri njyewe uko numva Imana idushishikariza nk'abamama namwe mudukurikiye, mwegere Imana, muyitakambire nk'uko hano rino jambo rivuga. Ni ukuri Imana izatugira neza, izaturengera. Haleluya. Amen. Umwami Imana aguhe umugisha. Iri jambo ni ryiza, ni ry'imbaraga. Uwiteka abona yuko abagore bakwiriye kugira icyo bakora. Mu gihe nk'icyo ngicyo, mu gihugu hari huzuye ibyago, huzuye ibyaha. Aho kugira ngo bicare gusa batuze, umurwa urimbuke cyangwa igihugu kirimbuke, Imana iravuga iti mwahamagaye, mwashakishije, mukareba abagore bazi kurira, ko bari buze bakaboroga, tukabumva, nkabumva. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Umukozi w'Imana Karine, wowe urimo gusoma hano, ngewe narebye no ku murongo wo hepfo, wenda twageza ku murongo wa 20. Reka dukomeze tuhasome twumve. Yego. Murongo wa 18, kuko ijwi ry'umuborogo ryumvikanye riturutse i Siyoni riti, yemwe ko tunyazwe, dukozwe n'isoni cyane, kuko twataye igihugu, kandi badusenyeye ingo. Ariko nimwumva iryo jambo ry'Uwiteka mw'abagore mwe, kandi amatwi yanyu yakira ijambo ryo mu kanwa ke. Mwigisha abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigisha umuturanyi we kuganya, kuko urupfu rwuririye ku madirishya yacu, rukinjira mu manyumba yacu, rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira. Vuga uti, uko niko Uwiteka avuga ati, intumbi z'abantu zizagwa hasi zibe nk'amase yo ku gasozi, nk'ibihumbano bisigara inyuma y'usarura, zitazagira uzirarura.
Numva ukuntu ari ibintu bibabaje, ibintu by'agahinda cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yararebye iravuga iti aho kugira ngo igihugu gihinduke umusaka, abantu bapfe bashire, dore abantu bariho barapfa, dore ibirundo by'intumbi, mw'abagore mwe nimuze. Arababwira mu gihugu ati nimutekereze muhamagara abagore bazi kurira. Umukozi w'Imana Karine wahishuriwe cyane. Iri jambo rwose rirasa mbega wagira ngo ni iryacu, rirasa n'ibihe turimo. Mutekereze muhamagara abagore bazi kurira, bazi kuboroga, kandi batebuke batuborogere kugira ngo amaso yacu avemo amarira atemba n'ibihene byacu bihongobokemo amazi. Ni ukuvuga ngo aba bagore ntabwo ari bo, uko numva rino jambo, ntabwo ari bo bazaza ngo barire baboroge gusa, ahubwo bagiye kuza baboroge barire n'aba bagabo n'ababana n'aba baturanyi barire, mbega bakongeza abantu kurira baririra Uwiteka. Ni ukuvuga ngo bagire abantu inama yo kuririra Uwiteka. Aba bagore mbega baba imbarutso yo kugira ngo abantu bashake umwami Imana. Niko numva rino jambo. Haleluya. Hanyuma hano aravuze ngo abagore batoza abakobwa babo. Urumva inshingano y'abagore mu muryango, inshingano y'abagore mu gihugu, inshingano y'abagore ku isi. Ngo mutekereze abagore bazi kuboroga. Uzi ko burya amarira yacu Imana yaha agaciro, amarira y'abagore. Yesu nashimwe cyane. Kuki batavuze amarira y'abagabo? Abagabo ntabwo bajya barira. Abagabo barira ngo atemba ajya mu nda, ntabwo Imana iyabona. Ariko irayabona kuko ireba n'ibihishwe. None ariko y'abagore ngira ngo arakaze cyane. Ay'abagore akora akazi. Amen. Ni ukuri umugore waririye Imana. Ego. Buryo uzirinde no kubabaza umugore. Umubabaje akagenda akaririra Imana, ayo marira ntupfa kuyakira. Imana irayumva cyane. Ntabwo rero abwirwa benshi akumva bene yo, abagabo birinde gutuma abagore barira, mbega barizwa n'umubabaro. Ahubwo abagore bajye barizwa no gushaka Imana, barizwa n'ibihagurukiye isi, n'ibibabaje ibihugu byabo, ingo zabo, aba ari byo bibajyana imbere y'Imana barira, ariko atarizwa nuko umugabo yamubabaje, atarizwa n'ikindi. Mbega aba amarira yo kujyana imbere y'Imana kugira ngo Imana itabare. Amarira turi kuvugaho uyu munsi nayo kugira ngo Uwiteka dukirize igihugu, nayo gutabaza, nayo guhuruza ijuru ngo rimanuke ritabare isi cyane rwose, ngo dutoze n'abakobwa bacu nabo barire, kuko amarira y'abamama, y'abakobwa, y'abagore Imana iyaha agaciro cyane, nayo igiciro imbere y'Imana. Yarivugiye yonyine mu kanwa kayo ngo muhamagara abagore bazi kurira, bazi kuboroga, baborogere ibi bihe turimo, ngo ahari ibintu byahinduka, igihugu ntikirimbuke, igihugu cyakira, ibyaha bigashiramo, imbabazi z'Uwiteka zikagitwikira, abantu ntibapfe nk'aho bari guhona. Iki cyorezo cya COVID tukiririre, turire abamama aho muri hose ku isi. Anaweza TV aho igarukira ku mpera z'isi hose, reka abamama dufate igihe cyo kuririra Imana, kuko umuntu wese w'umumama wafashe umwanya we akajya ahiherereye akabana n'Imana, Imana yaratabaye. Mwibuke Esiteri, ubwoko bwe bwari bugiye kurimbuka, ariko yagize umugabo w'umuhwituzi witwa Moridekayi. Yaratangiye kuzana ibintu by'ubwoba, ngo ninjya ku mwami ngo nshobora. Moridekayi yari se wabo, yari nyirarume? Yari se wabo. Nkeka yari kazini we. Yari se wabo. Ngira ngo yari se wabo niwe wanamureze. Esiteri yari imfubyi. Yego, yari imfubyi, ndabizi. Hanyuma rero agira amahirwe, nubwo ari imfubyi Imana imuha kujya kuba ibwami, ahinduka umwamikazi. Hanyuma igihe kiza kugera, umwanzi w'Abayuda, umwanzi w'abana b'Imana, aravuga ati, witwaga Hamani, aravuga ati bagomba kurimbuka, niba batamfukamiye, niba batanyubashye barimbuke. Ariko umukozi w'Imana Moridekayi atumaho umukobwa yari yarareze, wari utuye ibwami, wari warabaye umwamikazi. Aramubwira ati, umva Esther, genda uvuganira ubwoko bwawe. Nawe mama, vuganira umuryango wawe, vuganira urugo rwawe, vuganira
vuganira igihugu cyawe, Hallelujah. vuganira abaturanyi bawe, isi yose isi yose irakureba mama aho uri hose. Amen. Arangije abwiwe gukora uwo murimo, Yego. intege nke za muntu zitangira kumutera ubwoba, yumva ko bidashoboka, ariko Moridekayi aramuhwitura, amubwira ati no, gira icyo ukora mama, gira icyo ukora, ko niwe ufite umwanya, Imana yagushyize aho hantu kugira ngo ugire icyo ukora. Nawe ahura aho ngaho, yaba aho ukorera, yaba mu rugo ufite, wibuke ko hari abandi badafite ingo, wibuke ko hari abandi bazifuza. Wowe rero aho yagushize, iyo Mana aho yagushyize iragusaba kugira umumaro. Haleluya. Yahagushyize kugira ngo wagirire umumaro. Amen. Amen. Moridekayi aramuhwitura ati ahari ntiwibeshye ko kuba uri aho uzarokoka, uzashira n'umuryango wawe wose, ariko nta kizabuza abayuda gutabara. Amina. Yumvise ako kantu, Mwuka Wera mukubita ku mutima, aravuga ati ndapfuye noneho, reka ngire icyo nkora. Amen. Afata decision yo kuborogera Imana. Amen, amen. We nabo mu rugo be bose araboroga, kandi uwo muborogo w'iminsi 3 wavuyemo igisubizo. Haleluya. Haleluya. Amen, amen. Wari kumanikwa aratambagizwa. Yego. Nawe urwo rugo rwawe hari ibiruhigira byinshi, hari ibishaka kurusenya, hari abishaka kwangiza imigisha yawe. Ririra Imana, boroga. Sibyo mama Matilda, borogera Imana, Imana iraguha igisubizo byanze bikunze. Yita ku marira y'abamama. Haleluya. Haleluya. Abakunzi bacu ngira ngo murakurikira. Abamama dufite uruhare, hari icyo tugombye gukora mu gihe nk'iki. Ntabwo ari ukubyumva ngo twumve ni ibiriho, ntibitureba, runaka yapfushije, ejo bimeze gutya, abantu barashonje hanze aha, bimeze nabi, abatakaje akazi baragatakaje kubera corona, ngo wowe wiyicarire mu rugo uvuga uti ntibindeba, yewe urugo rwanjye rumeze neza, bidutunga birahari, turi bazima, corona ntabwo yatugezeho, ngo utere hagati mu ryinyo. Hoya, ufite uruhari uko byagenda kose. Dufatanije mama Carine, ndakwita mama Carine, uracyari muto ariko ntabwo uritwa mama Carine, uracyari inkumi. Ayo mazina ya mama na yacu ya ba mama Matilde tumaze gukura. Haleluya. Amen. Natwe dukwiriye kugira uruhare, isi yose tugafatana urunana. Byaroroshye, warabibonye. Online dushobora gusenga, hari umudugudu, si yabaye umudugudu, dushobora kugenda hariya tugakora Zoom, abagore 50 tukajyaho tugasenga, tukaganira, umwe akigisha ijambo, tugahwiturana, tugatabara isi, tukabwirana tuti dukora amasengesho y'iminsi 3 yo kuririra isi, dukora amasengesho y'iminsi yo gutakambira ingo zacu. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Hano harimo ihishurirwa rikomeye. Aba bagore ngo bigisha n'abakobwa babo, ngo bafashe n'abagabo babo, ngo amaso yabo ngo ahongobokemwe amarira, mbega baba umusemburo kugira ngo abantu bose batakambire umwami Imana, barebe ko yakiza cyane. Uriya murwa wari ugiye kurimbuka Carine, wari ugiye kurimbuka kubera ibyago. Uwiteka yari yabarakari, yagiye kubarimbura, ariko aravuga ati kubw'imbabazi ze, Uwiteka uko dukunda cyane, aravuga ati ariko kugira ngo ndimbure uyu murwa, mwazanye abagore bashobora kurira. Iri jambo narihishura uko wagenda gurisoma niko genda rushizagaho guhishurirwa. Haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo umuntu ashobora kupfa kubyumva no kubihishurirwa buryo cy'umugore ari uw'agaciro imbere y'Imana. Umutima we Imana irawishimira. Umugore waciye bugufi akamenekera Imana, akarira imbere y'Imana, agatabaza, ntabwo ashobora kuyiva imbere amara masa. Reka nkubwire, ariko uzi ko atari ku Mana gusa. Uzareba umugore, sinzi kubizi Carine, buriya umugabo wawe wamukubirije hari icyo umusaba, waca hasi ugaca hejuru, ukagerageza ugakora ibishoboka mpaka icyo ushaka ukakibona. Siko bimeze. Wakoresha amayeri yose, wakoresha guca bugufi, wakoresha ubwenge, wamuganiriza, wamucira bugufi, wamugandukira, icyo wifuza ukakibona. Noneho tekereza ari ukwinginga Imana, kwicira bugufi. Aba mama turabagacira imbere y'Imana. Imana iratwumva. Umukozi w'Imana dusomera ijambo rwose ritwereka buryo cy'amarira yacu ari agaciro imbere y'umwami Imana. Haleluya. Imana iguha umugisha. Harimo ihishurirwa rikomeye. Hanyuma Esteri nawe ise wabo aramubwira ati ni wicecekera, nta kizabuza abayuda gutabarwa. No kuvuga ngo aba mama batazagira uruhari muri ibi bihe ngo batabaza Imana, basenge binginge, ni bicecekera, nta kizabuza Imana gutabara isi.
ariko bo bazaba batakoze uruhare rwabo uko bikwiriye. Yesu nashimwe cyane. Ukivuga gutyo Esiteri uzi ko yagiye imbere y'Imana agasenga iminsi 3 ngo nabo mu rugo rwe abajana n'abagaragu be barangije ngo yatinyutse kujya imbere y'umwami Imana y'umwami. Uzi ko iyo dusenze amasengesho adutinyura aduha gushira amanga. Haleluya. Arangije ngo umwami yaramaze igihe atamuhamagara ngo agikambera asanga umwami iminsi 30 ibaze. Ahubwo yamasengesho uzi ko yamasengesho yatumye n'umwami kaza atabarwa. Ubwo se kuki umwami yaramaze igihe atamuhamagara? Wasanga yari yaramuretse, wasanga umwami yari afite ibindi bimukipinze bize, umugore yaramushyize ku ruhande. Kandi tugomba kubana n'abagabo bacu igihe cyose, ariko ngo yiberiye wamara igihe atamuhamagara, atamuvugisha, nta communication, ahubwo Moridekayi yamugiriye inama, yamufashije kubaka urugo rwe, kuko bisa naho umwami yari yaramushyize ku ruhande. Ako kantu wagatekerejeho? Narumiwe nkasomye rwose. Kose umudamu umara ukwezi atabonanye n'umugabo, atari kumwe n'umugabo we, bataganira, badasangira. Uribaza ahubwo yari yarabaye umupfapfa. Umwami amaze igihe nk'icyo atamuvugisha, atamuhamagara, batabonana, batishimanye, ubwo se byari bimara iki kuba umwamikazi? Haleluya. Hariho igihe Satani atunyaga ibyacu, naho yari yaranyazwe umunezero wo kubana n'umwami. Nukuri. Ariko wabonye ko Moridekayi yamugiriye inama, arasenga ajya imbere y'Imana iminsi 3. Arangije ngo yambara imyambaro y'umwamikazi. Imana yamusize ubwiza, yamukizeho igikundiro, asa neza, amavuta. Arangije ngo aratinyuka ajya imbere y'umwami. Kandi nkubwira akantu kamwe Karine, ngo umwami iyo yajyaga aho hantu yabaga ari wenyine, nta muntu wari wemerewe kujya kumureba kugeza igihe umwami azarangiriza umwiherero w'akagaruka. Na Esiteri ngo yabwiye se wabaramuga ati abantu bose ku isi barabizi ko nta muntu utinyuka kujya kureba umwami atamuhamagaye. Aramubwira ati ariko harawe igituma uri ibwami ni kugira ngo ugire icyo umara. Yesu ashimwe cyane. Ariko nyuma ya masengesho ngo yaratinyutse aragenda ajya kureba umwami. Ngo umwami yicaye areba mu marembo, abona ikizungereza cy'umugore kiratinyutse, ariho ubwiza bw'Imana yaberewe. Ngo umwami arebye umwamikazi abona adasanzwe. Iyo twagiye imbere y'Imana tuba abadasanzwe, twambara ubwiza. Haleluya. Iyo utindanye n'Imana usa nayo. Haleluya. Mose ngo yagiye ku musozi amarayo iminsi 40 n'amajoro 40 aganira n'Imana. Amanutse aje kubonana na ba baturage bo hasi bari Abisirayeli, baramubonye babona ngo arasa n'Imana. Esiteri nawe iyo minsi 3 yafashe yo kuborogera Imana, kwambara ibigunira. Uzi ukuntu byagenze? Yayivuyemo akayangana, niko abarundi bavuga. Ubwiza bw'Imana bwarashiningaga kuri face ye. Imyambaro ye yasaga neza. Ni igikundiro gusa. Feva y'Imana yari imwuzuye. Iyo utindanye n'Imana ntabwo yakuvanira amaho. Ibaze kuba iyo wibeshya gukegera umwami, yaretaga avuga ati ujyana umuntu kumwica. Ariko wamubonye ngo abona ntasanzwe, abona ni mwiza, aravugishwa, ahita amutunga inkoni akiririya kure cyane. Ahita amutunga inkoni ivuga ngo bisobanurwa ngo nakiri. Kirabaho ngwino nyegera. Urashaka iki mwamikazi? Naho cyaba icya kabiri cy'ubwami bwanjye. Haleluya. No kuvuga ngo yabonye Esiteri adasanzwe. Ubwiza bw'Imana kuri Esiteri, amavuta y'Imana, igikundiro. Bakunzi bacu, murabyumva ko kujya imbere y'Imana bidutera kugira ubwiza bw'Imana, bikadutera kugira igikundiro, bikaduhesha ijambo aho tutari turifite. Erega Esiteri yaramaze igihe atabonana n'umugabo, yaramuretse, yaramusize. Wamenya byari ibiki? Ariko avuye imbere y'Imana, umwami amutunga inkoni, amuha ikaze ryihuse. Mu mwanya wo kuvuga ngo bamwice koko yaje ntamuhamagaye, aravuga ngo urashaka iki Esiteri mwamikazi? Baho. Uhereza ibyo ushaka byose. Nicyo ushaka.
ngo nyiguhe. Haleluya, haleluya. Imana ni Kumva nziza. imbaraga z'amasengesho. Kuborogeranya Nyagasani ntako bisa. Amen. Ni ukuri arasubiza no muri ibi bihe bitugoye mama. Amen. Ni ukuri Imana izadusubiza. Haleluya. Aba mama aho turi hose Amen. twegera Imana cyane. Amen. Tuyiborogere tuyitakambire. Haleluya. Muri ibi bihe bigoranye uravugana n'umuntu ati ni ukuri bimeze nabi, ariko abakristo bo tubeshwaho no kwizera. Amen. Reka dusenge Imana, tuyisenge tuyititirize, Yego. ituvanire hano makuba. Haleluya, haleluya. Tuyiririre tuyiborogere nk'uko yaduhaye ikaze. Yego. Ni ukuri zavanaho amakuba dusigare tunezerewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Esiteri yemererwa guhabwa icyo ashaka. Urashaka iki Esiteri mwamikazi? Naho cyaba icya kabiri wabyumvise, ariko naho cyaba icya kabiri cy'ubwami bwanjye ngo nyiguhe. Nuvuga ngo amasengesho adukingurira imiryango yari ikinze. Amasengesho atwemeza abatatwemeraga. Abasengesho atugeza aho tutari bugere. Amasengesho adusiga ubwiza. Haleluya. Birakwiriye rero ko abagore muri iki gihe bagira uruhare rwo gusenga. Amen. Ugisoma rino jambo ryo muri Yeremiya ibice 9, hari ijambo rindi nahise ntekereza riri mu bami bakangahe. Haleluya. Kadufatanye uyu munsi turi kumwe n'abasomyi ba Bibiliya. Abami ba riri mu bami ba mbere. Duhere ku murongo abami ba mbere ibice 17 ibice 16. Reka duhere ku murongo wa 29 Karine umukozi w'Imana. Dusomere niho gusoma ikinyarwanda. Nkunda kuntu usoma ikinyarwanda neza. Abami ba mbere ibice 16 umurongo wa 29. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Abami ba mbere ibice 16 umurongo wa 29. Ego. Haranditse ngo mu mwaka wa 38 Asa umwami w'Abayuda ari ku ngoma. Ego. Ahabu mwene Omuri yimye muri Isirayeli amara imyaka 22 ari ku ngoma ya Isirayeli atuye i Samariya. Ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abamubanjirije bose. Mana yanjye. Nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati ariyongeranya. Arongora Yezebeli umukobwa wa Etibari umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bali arayiramya. Akora ibyangwa n'Uwiteka. Ngo yakoze ibyangwa n'Uwiteka kurusha abami bamubanjirije bose. Ngo ariyongeza arongora nande na Yezebeli. Mbega bakorera ibigirwamana byose uko bifuza. We ngo yakoze ibyarutaga iby'abami bamubanjirije. Komeza. Hanyuma yubakira Bali icyotero mu nzu ya Bali yari yubatse i Samariya. Ego. Kandi yiremera Ashera, ndetse Ahabu wo arusha abandi bami b'Abisirayeli bamubanjirije bose kurakaza Uwiteka Imana ya Isirayeli. Ku ngoma ya Ahabu, Hiyeri w'i Beteli yubaka i Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro, apfusha umwana we w'imfura witwaga we ngo yakoze ibyangwa n'Uwiteka kurusha abandi bami bamubanjirije. N'abandi bamubanjirije bacumuye ku Mana, ariko we ariyongeranyije. Arongora na Yezebeli, yubaka ibicaniro by'ibigirwamana, aramya ibigirwamana, atukisha izina ry'Uwiteka. Mbega akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abandi bamubanjirije. Noneho simbuka ujye hano ku bice 17 aho Eliya ateza amapfa. Umurongo wa mbere umutwe w'amagambo. Ngo Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Keriti. Bukeye Eliya w'i Tishubi umwe mu basuke b'i Galeyadi asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti ahateganye na Yorodani. Uzajya unywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze
ajya kuri ako kagezi Keriti hateganye na Yorodani agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije. Kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Nako karakama. Yego. Uzi icyateye Eliya guhanura? Yari afite ifuhe ry'Imana, areba ibyaha bakora, areba ukuntu uyu mwami Ahabu yakoze yakoze ibyangwa n'Imana arusha abami bamubanjirije bose. Nkaho bidahagije arongora na Yezebeli, bubakira ibicaniro bari babega we aramya bari ku mugaragaro, batukisha izina ry'Uwiteka, mbega arerura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Noneho umuhanuzi w'Uwiteka Eliya ararakara arafuha, avuga ati kubera ibyaha biriho bikorerwa muri kino gihugu, kubera ibyaha uriho ukora wa mwami we nabo uyoboye, ndahiye Uwiteka uhoraho yuko nta mvura izongera kugwa muri kino gihugu. Hagiye gutera amapfa kubera ibyago n'amakuba wazanye muri kino gihugu kubera ibyaha byawe. Yesu ashimwe cyane. Twabonye ko uko Yeremiya yabihanuye niko byagenze. Yesu ashimwe. None Imana iramubwira iti wowe imurangira aho ajya kwihisha. Genda ujye ku kagezi Keriti. Uzajya unywa amazi y'ako kagezi, ntegetse n'ibikona kujya bikugaburira kuko wowe unyubaha. Ntabwo nemera kupfa nk'aba ngaba. Bagiye kwicwa n'amapfa, bagiye kugira inzara, bagiye kwicwa n'inyota, bagiye kubura ibyo kurya, ariko wowe unyiranukira, genda nkurangiye ubwihisho. Haleluya. Bene data, twebwe abubaha Imana ijya iduhisha cyane, abayikunda ijya iduha ubuhungiro. Haleluya. Aragenda mukozi w'Imana yihisha kuri aka kagezi, akajya anywa amazi yako, ibikona bikamugemurira. Ariko uzi ukuntu igikona gikunda inyama. Haleluya. Ariko kikayishyira Yeremiya kuko yari umukozi w'Imana. Muri iyi minsi hari abantu Imana itegetse kukugaburira we wubaha Imana. Haleluya. Muri iyi minsi hari abantu Imana igiye gushyiraho itegeko ryo kugaburira urugo rwawe. Urashonje kubera corona, watakaje akazi, hari abantu Imana igiye gukoresha bagaburira urugo rwawe. We turize imbere y'Uwiteka utakambira umwami Imana. Haleluya. Hari inzira Imana igiye gucishamo ngo ubone ubutabazi. Yesu ashimwe cyane. Umukozi w'Imana, ikintu nashatse cyane ko tuganira kuri rino jambo, kano kagezi kamaze gukama, Imana ibwira Yeremiya aho agomba kujya. Umva ngo Eliya ngo Eliya ajya Iserefati, ajya Iserefati acumbikirwa n'umupfakazi. Akagezi kamaze gukama, hari utugezi tumaze gukama. Humura Imana iraza gufukura utundi, humura Imana iraza guca inzira. Hari utugezi twinshi dukamye muri iyi minsi, hari abantu benshi bashomereye kubera corona. Yesu ashimwe cyane. Imana iraza gufukura utundi turiba kubera amasengesho tugiye gusenga. Abadamu turafata ingamba zo gutakambira Imana. Haleluya. Ni ukuri hari utundi turiba Imana igiye gufukura. Nidusenga tukaborogera Imana kwa kundi yabivuze. Babagore tugahamagarana tukajya imbere y'Imana. Abakurikirana Weza TV bose bari hano mu gihugu n'abari hanze, tukamenya ko umugore afite uruhare rukomeye muri kino gihe. Imana izatwumva. Noneho nashakaga rero ko tureba uko Imana yagiriye Eliya hano. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, guhera ku murongo wa 8:17, haguruka ujye Iserefati h'Abasidoni abe ariho uba. Hariho umugore w'umupfakazi niwe nategetse kugutunga, niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya Iserefati. Ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma, inyota yari imwishe. Umwuma wari umwishe disi, kozi w'Imana. Haleluya. Nawe wishwe n'umwuma muri iyi minsi, Uwiteka araza kugucira inzira, araza kukugirira neza. Haleluya. Nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze nzanira n'agatsima mu ntoki. Yari afite inzara, yari afite inyota kubw'umurimo ukomeye yari arimo. Hari abantu bafite inzara n'inyota, ariko turababwira ngo nimuhumure, Uwiteka araza kubagirira neza, araza guca inzira. Haleluya. Mukozi w'Imana, iri jambo ntabwo turi buri some ryose wenda, ariko warisomye di, wowe usoma Ikinyarwanda neza kundenza. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo.
ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. ayiwe kubera ya mapfa yateye uyu mugore w'umupfakazi n'abana n'umwana we nabo ngo bari basigaranye agafu gake cyane n'utuvuta duke mu mperezo kuturanguzwa bagiye kuvuga ka gatsima ngo bagiye gutoragura udukwi dukeya ngo bavuge ka gatsima na ashyiremo twa tuvuta udukwi twari utuntu twose twari utwo agafu gake udukwi duke utuvuta duke urumva ko igihugu cyari kishwe n'inzara byari bimeze nabi hari amapfa kubera uyu mwami wari uyoboye ariko yaragwije ibyaha mu gihugu yarahaye ibyaha umwanya baramye ibigirwamana bakora ibyangwa n'Uwiteka Imana iteza amapfa Yesu ashimwe cyane haleluya noneho Kaline uzi ukuntu Eliya yabwiye uyu mugore 13 ati witinya genda ubigenza ukuvuze yego ukuvuze ariko banza umvugireho akanje ukanzanire hano maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Ako se tubyibaze Eliya ntiyikundaga cyane oya ntabwo yikundaga abanze muvugire wake afite agafu kurushyi n'utuvuta duke mu mperezo yatoye udukwi tubiri ngo ajye kuvuga ko gatsima nibarangiza bakarye n'umwana we bipfire none umukozi w'Imana araje ati genda ubanze umvugireho akanje ukanzanire buriya Eliya ni umukozi w'Imana yari umuhanuzi w'Imana ni Imana yari irimo kumuvugiramo kugira ngo igerageze uriya mugore nawe mama Imana irimo kukugerageza muri utwo dukeya wumva ufite gira ufasha amen gira ufasha uborogera Imana yego uyisaba ariko ugire n'uzukana nawe ugaburira muri utwo duke ufite muri ibi bihe bikomeye bya covid tujere neza reba genzura neza iby'urugo rwawe ugire nawe abo ufasha muri ibi bihe bikomeye hariho abantu bazahaye bameze nabi abantu bamerewe nabi bishwe n'inzara uzarebe ku makuru ku mateleviziyo atandukanye harimo abataka bati turashize inzara iratwishe ntabwo tukibasha kujya gutera ibiraka ngo gutega ku ndege sinzi uko babyita urumva rero nawe utwo ufite utwo nubwo ubona ari duke niba ufite ibisaga ni byiza gira bugaburira muri ibi niba ufite na duke nabwo gira buhaho dusaranganye gutanga harimo umugisha Imana ireba izaguha umugisha amen 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 naringize ngo Eliya ko ari ukwikunda naho yararimo Imana yageragezaga uyu mugore ngo irebe ko muri twa duke hari icyo ari bukore cyangwa irebe ko ari butugundira akatugumana amaze kumvira byagenze bite Imana muhamugisha reka ubyumve yego ngo kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Haleluya 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 muri ibi bihe mama muri ibi bihe bikomeye gutya emera ugira uwufasha imperezo zawe stoke zawe nizizakama kugeza igihe Imana izongera gutangira amahoro. Amen 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 haleluya amen twa tundi dukeya kagafu kurushyi na twa dukwi tubiri yaragiye gutoragura turanguzwa n'udukwi tubiri ngo avuga ko gatsima yirire n'umwana barangiza bipfire nta n'ibyiringiro bari bagifite babonaga urupfu rwabasatiriye bumva nyine bagiye kurya ibyo biryo by'icyo gihe bigahita birangira banza bakipfira ariko Imana ntigiye yemera ko bishirayo. Haleluya iyo umuntu no kuvuga ngo ikintu mishuriwe mukozi w'Imana Kaline kumvira Imana biruta ibitambo cyane kuko we yumviye atari uko afite byinshi wa mupfakazi yumviye afite dukeya ariko aravuga ati uyu muntu umbwira amagambo ashize amanga gutya birashoboka ko yamukozi w'Imana reka nta nubwo yarasanzwe amuzi ariko aravuga ati reka mbikore ndebe ikizaba umva nshuti yanjye wowe umvira Imana ukora iki kubwiye uwo muntu ugufunguza ugutakambira ugira icyo umumarira ahasigaye Imana izikorera ibyayo. Amen amen uzi ko yagiye akakavuga akagatsima akazanira umukozi w'Imana akamuha akarya aramuhembura cyane nukuvuga ngo Imana iradusaba kugira abantu duhembura muri iyi minsi. Haleluya arangije kukarya ukuntu byagenze umurongo wa 17 ngo hanyuma y'ibyo umwana hera ku wa 15 hano
15 nuko aragenda bigenza nk'uko Eliya yamubwiye kandi uwo mugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Amen. Icyo giseke nticyaburamo ifu. Haleluya. N'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo. Amen. Nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Amina. Haleluya. Kumvira kindi kintu mishuriwe, kumvira bituma tubona ubutabazi, butuma nanone tubona igikundiro cy'Imana, bituma nanone dukingurirwa imiryango yari ikinze, bituma tubona ineza y'Imana. Kandi gutanga umukozi w'Imana Karine bihesha umugisha kurusha guhabwa. Gutanga guhesha umugisha guhabwa. Nuvuga ngo uyu mugore w'umupfakazi yumviye Imana agaburira umukozi w'Imana, wabonye ko bya bitenga byo bitongeye, ntago yongeye gutunga agafu kurushye, ntago yongeye gutunga utuvuta mu mperezo. Imana yaramwujurije cyane. Imana yaramwujurije, abona ifi ihagije, abona amavuta ahagije, abona inkwi zihagije, we n'urugo rwe babaho neza, ntago bongeye kubura uko babigenza kubera gusa kumvira Imana. Umugore uri bwumvira Imana muri iki gihe, Imana iraza kurengera urugo rwe. Umugore uri bwumvira Imana, Imana iraza kumukingurira amarembo y'umugisha. Nicyo ijambo gutanga ku duke yari afite, akagira uwo aremera. Niko mu mvugo z'iki gihe bavuga, babyita kuremera. Nagira uwo aremera muri utwo duke, agira uwo ahembura. Kuko umukozi w'Imana Eliya yarazahaye. Yego, yarishwe n'inyota, yarishwe n'inzara, ku buryo yumvise aho bavuga ngo hari agatsima, ngo hari n'utuvuta, inzara imwica kurusha. Arangije abwiye umumama wamenye ukuri, abarumviye. Amen. Ati nubwo ndi umupfakazi, nubwo nari nshigaje agafu gake, n'ubundi ntihandi n'ugupfa no gupfa, n'ubundi ngiye kukarya n'umwana wanjye tugapfa, reka tugahe uyu mukozi w'Imana tumuhembure, turebe icyo Imana iri budukorere. Uzi yuko icyo gikorwa yakoze cyatumye urugo rwe rukira ibihe byose by'amapfa, ibihe byose, ngo we n'umuryango we bamara iminsi babirya. Amen. Haleluya. Amen. Abandi bapfaga n'inzara, ariko we abaho nabo mu rugo rwe bose. Iyo umugore rero ahagaze, agahagarara, agashikama, akumvira Imana, akaborogera Imana, ibyiwe mu rugo biratungana, ndetse n'abaturanyi be bakamuboneraho umugisha, n'igihugu muri rusange. Umugore ni umuntu ukomeye cyane, gusa iyo aciye bugufi akaborogera Imana, Imana imugirira neza. Ese burya hari umugani Abanyarwanda bavuga ngo umugore ni umutima w'urugo. Wowe wumva gute? Ubyumva gute? Iyo mvugo urayihuriza hehe n'iki kiganiro cyacu turimo? Umugore ni umutima w'urugo kuko ni nkawe, niwe manager, sibyo? Niwe managing iby'urugo rwe byose. Urumva? Ni iyo umugore asamaye n'ibyo mu rugo birapfapfana. Rero urumva niwe centre ya byose. Rero mu gihe abaye umunyabwenge akamenya gucunga neza iby'urugo rwe, nk'uko mu migani handitse 31, wa mugore w'umunyabwenge, uriya mugore wamubona he? Haleluya. Uriya mugore n'igiciro, arabyuka kare mu gitondo agashakisha uburyo umuryango uri bumererwe neza, abo umuryango we ngo ntabwo bicwa n'imbeho mu gihe cy'imbeho. Haleluya. Abagore b'abanebwe mwirirwa kuri WhatsApp no mu biki mubiveho please, mukore kandi musenga Imana. Imana izagira neza imiryango yanyu, mubere ko kumutima urugo. Umutima iyo uhagaze ibintu byose birapfapfana. Haleluya. Harimo yishirirwa cyane mama Kari kuzi Imana. Okay, noneho rero wabonye ntabwo bongeye gusonza muri runo rugo. Ariko si ibyo gusa, iri jambo ko naribonye, mu gihe cyarageze n'umwana w'uyu mugore ararwara. Wa mwana umwe yari afite w'imfubyi, soma 19 urebe. Eli no 17. Hanyuma y'ibyo umwana w'umugore nyir'urugo ararwara, indwara iramukomereza kugeza aho yamumariyemo umwuka. Nyina abwira Eliya ati, mfiki nawe wa muntu w'Imana we, wazanywe no kwibukiriza icyaha cyanjye. Ibaze, wazanywe no kwibukiriza icyaha cyanjye, unyiciye umwana koko? Eliya aramubwira ati, mpa umwana wawe. Nuko amumukura mu gituza, agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru yari acumbitsemo, amurambika ku buriri bwe. Ahera ko atakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wancumbikiye nawe umuteje ibyago, umwicira umwana.
maze yubarara ku mwana gatatu atakambira Uwiteka ati ayi Uwiteka mana yanjye ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Uwiteka yumvira Eliya ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo arahembuka. Amen. Amen. Haleluya. Urumva ariko no kuvuga ngo Imana rwa rukundo idukunda iturebera ibikwiriye cyane. N'ubundi Imana yararebye isanga wa mupfakazi nawe agiye kwicwa n'inzara nk'abandi, isanga asigaranye agafu kurushya, utuvuta dukeya tuturanguzwa, udukwi tubiri, ibona n'ubundi bya bindi ntaho bizamugeza. Yego. Irangije yoherezayo Eliya, ibona ko n'umwana we agiye gupfa, hari indwara ziriho zimugendaho agiye no gupfa, ariko kugira ngo Imana imutabare yohereza umukozi w'Imana mu rugo rwe. Ni ukuvuga ngo Imana yohereza Eliya muri ruriya rugo yari yohereje ubutabazi mu rugo rw'uriya mugore cyane rwose. Babonye yuko ntabwo bongeye kugira inzara kuva bagabura umukozi w'Imana, ntabwo bongeye kugira icyo babura n'abaturanyi, ahubwo ngira ngo barabagaburiraga. Haleluya. Ntabwo baryaga bonyine. Ntabwo barya bonyine. Noneho ikigeretse kuri ibyo umwana warapfa. Ibaza n'umupfakazi ufite umwana w'umwe, umwana warapfa. Ariko Eliya aramusengera kubera ineza ya wa mugore. Eliya aramusengera, wa mwana arazuka. Yego. Urumva amakuba n'ibyago Imana yakuye muri urwo rugo rw'uwo mugore kubera ineza y'uyu mugore. Wumva ariko mama, buriya no kugira neza aba mama mujye munamenya kwitaho abakozi b'Imana. Amen. Uwo muntu ntabwo yari umuntu usanzwe gusa, yari umukozi w'Imana Eliya, umuhanuzi w'Imana. Amen. Hanyuma uriya mama amugiriraho umugisha. Yego. Aba ari umugaburira, aba ari ugira icyo amarira umukozi w'Imana, Imana nayo imuhana nawe byinshi. Haleluya. Imuha gushira inzara. None umva n'umwana yagize uburwayi aranapfa, wa mukozi w'Imana kuko yamugiriye neza, kuko yamugiriye iyo neza, akamwitaho akamugaburira no muri ibi bihe bigoye. Arangije aratakambira Imana, umwana arazuka. Haleluya. Ngo yaramumusubije ari muzima. Haleluya. Mu yandi magambo rero ni ukuvuga ngo uruhare rw'umugore mu bihe bikomeye bigoye biruhije ni ugutakambira Imana, akaborogera Imana, agatoza abo mu rugo rwe gusenga, abahungu n'abakobwa akabatoza gushaka Imana, agakangurira umugabo we gusenga, kandi bikarenga urugo, bikagera no ku baturanyi, bikarenga bikagera no ku gihugu cyane. Hanyuma agafasha abahisi n'abagenzi, agafungurira abashonje, akaramira abameze nabi, abafite ibibazo. Umumama arangwa n'impuhwe. Urabona uko uyu mugore w'umupfakazi yagiriye neza Eliya, urugo rwe rwahise rutungishwa, rubona umugisha, amakuba n'ibyago ava mu rugo rwe, umwana we arakira, yari yapfuye arazuka. Ni ukuvuga ngo uko twita ku murimo w'Imana, uko twita ku bababaye, uko twumvira Imana, icya mbere harimo ikintu cyitwa kumvira. Karine wabyumvise mukozi w'Imana, kumvira. Kuko uyu mugore iyo atumvira ntabwo yari kubikora, ntabwo yari kwakira umukozi w'Imana. Iyo atumvira n'umwana we yari gupfa. Ni ukuvuga ngo kumvira kwatumye atabarwa, kumvira kwatumye umwana wazuka, kumvira kwatumye inzara iva mu rugo rwe, n'abaturanyi bararya kubera ko yagize kumvira. Abamama tugire kumvira, abamama tugire guca bugufi, uruhare rwacu rube urwo gutoza abana bacu guca bugufi imbere y'Imana, kugira umuco mwiza, gusenga Imana. Ni ukuvuga ngo urugo rurimo umumama usenga, Imana imuhishurira kera ibizaba cyane rwose. Wasanga uyu mugore yararebye uriya mukozi w'Imana akavuga ati ntabwo namwitesha, uyu ni mwakira mu rugo rwanjye hazaba ibintu byinshi byiza, imigisha izaza. Haleluya. Tugarutse rero ku nsanganyamatsiko yacu mukozi w'Imana Karine, tubonye ko umugore ari umuntu w'ingenzi cyane mu buzima, ari mu rwego rw'urugo rwacu, mu mago yacu, ari mu miryango twashatsemo yo tuvukamo, ari mu gihugu, ndetse ari no ku isi hose. Turi abarinzi b'inkike. Ni ukuvuga ngo Imana amarira yacu irayumvira, iyaha agaciro, ikumva gutakamba kwacu, ikadukiriza igihugu cyacu, ikadukiriza imiryango, ikadukiriza ingo zacu. Inama rero wagira abagore badukurikiye muri iyi minsi ikomereye igihugu cyacu, muri iyi minsi ibabaje, mbega ijambo rya nyuma wumva wabwira abagore badukurikiye muri uyu mwanya ni irihe?
amen. murakoze. kuko si ukuvuga ko abagore batasengaga, Oya, si ukuvuga wenda ko batasomaga Bibiliya, si ukuvuga ko batashakaga Imana, si ukuvuga ko batari basanzwe batanga, ariko ni iki cy'akarusho cyane cyane muri ibi bihe bikomeye. Mbega bikubire muri sentence imwe, bikubire mbega mu murakoze cyane mukozi Imana. amen. Njyewe icyo nabwira abamama nta kindi ni ukwegera Imana cyane. Amen. Ndabizi barasenga nk'uko bivuze, baratanga nk'uko bivuze, Amen. ariko uko bazarushaho kwegera Imana, uko tuzarushaho kwegera Imana, izagenda idushyirira ku mugaragaro ibintu, iduhishurira byinshi, Amen. itwereka inzira tugomba kunyuramo, Amen. kandi izadukiriza n'igihugu. Hallelujah. Duhinduke inshuti z'Imana. Amen. Muri Bibiliya hano muri Matayo, Matayo ibice 27:53 harimo ukuntu 55 harimo abagore bakurikiye Yesu mpaka no ku musaraba. Ego disi. Hallelujah. Abagore b'intwari. Abagore banditswe muri Bibiliya. N'uyu munsi turacyababona. N'ubu turacyabavuga, harimo Mariya Magadalena, harimo na Mariya wundi, na Mariya mama wa Zebedayo, bari abahungu ba Zebedayo. Urumva? Bakurikiye Kristo mpaka no ku musaraba. Nawe komeza ukurikire Kristo mpaka. Azagenda aguhishurira byinshi. Azagenda aguhishurira iby'urugo rwawe, iby'umuryango ukomokamo, iby'umuryango washatsemo, iby'igihugu cyawe, by'abaturanyi bawe byose azagenda atabara, azabigutabariramo. Haleluya. Kuko uri inshuti, kuko umwegereye. Abo bamama Mariya Magadalena na Mariya wundi bariya ngo no mu gihe yazukaga nibo yabonekeye bwa mbere, nibo ba mbere bari bagiye bashyashyanye ngo bagiye gusiga umubiri w'amavuta, ariko urumva urwo rukundo batanibuka ko yavuze ko nyuma y'imisi 3 azazuka, ariko urukundo rwarabahataga ishyaka. Urwo rukundo rwari muri bari abamama, nibwo nifuza ko ruba mu bamama b'iki gihe, kugira ngo tubashe guhangara n'ibidukomereye. Haleluya. Tubashe guhangara bino bihe, tubashe kubibamo, tubashe gutoza urubyaro rwacu gukunda Imana no kwegera Imana. Nibwo tuzaba abatsinzi no kurushaho. Haleluya. 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 Nabifuriza no kwegera Kristo mu buryo burenze. Ongera urusheho. Komeza uwifuza ku excella muri byose. Imana izakugeza kure, kandi izagukiriza igihugu, igukiriza umuryango, igukiriza ibyawe byose, nabo mu rugo rwawe. Haleluya. Haleluya. Imana iguha umugisha. Wazanye rwose package mu by'ukuri idukwiriye muri kino gihe. Nuvuga ngo abagore duhaguruke tumere nka Esther kugira ngo idukirize igihugu. Ese uzi ko abayuda bose bari bagiye gupfa? Urwandiko rwari rwasinywe ngo abayuda aho bari hose bapfe. Nubwo byari mu gihugu kimwe, ngo umwami yari ategetse ibihugu byinshi cyane. Ibyo bihugu byose yari empire, umwami w'abantu wandi ubuyoboye ibihugu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo abayuda aho bari hose bagombaga gupfa, kuko umwanzi wabo yari yabaguze, kandi umwami yari yabyemeye, ngo bashyize n'ikimenyetso ku rwandiko ngo abayuda bose bagomba gupfa. Bivuze ngo amarira y'abayuda arangajwe imbere na Esther w'umwamikazi, umugore w'intwari, yatumye Imana wemeye guhangara ibihe. Erega yaravuze ngo nindimbuka nzarimbuke. Ndabyemeye. Haleluya. Kama mbaya. Nuvuga ngo Imana irashaka abagore b'ibihagaramaga. Imana irashaka abagore bamaramaje. Imana irashaka abagore biyanze. Imana irashaka abagore bagize ibyo bareka kugira ngo bayishake. Yego. Tureke ibyo biryo, tureke izo makiyaje rimwe na rimwe, tugire ibyo dusubika, tujye imbere y'Imana. Kwambara ibigunira, twiyirize, duhamagara Imana, dutakambira Imana. Imana izadukiriza ingo zacu, izadukiriza. Uzi ko abayuda bari mu bihugu bitandukanye bakize? Nuvuga ngo amasengesho yacu azakiza ibihugu bitandukanye, azakiza isi yose, ntabwo ari ingo zacu gusa. Mbega ukuntu Imana yatugize abagaciro, mbega ukuntu Imana yadushyizemo umuhamagaro. Erega nibyo, umutima w'umugore uragutse. Erega turi ababyeyi b'isi yose. Buriya hari igihe umugore agira ngo ushaka kumubaza wabyaye abana bangahe, 2, 3, 4. Hoya, uri umubyeyi. Uribuka ukuntu mu bacamanza Debora yahagurutse nk'umubyeyi. Yahagurutse nk'umubyeyi. Turi ababyeyi babyara isi yose, barerera isi yose. Rero Imana
irashaka ko duhaguruka nk'abagore b'ibiharamagara nk'aba Esiteri ati ndagiye nimfa nzapfe nzaba mpfiriye ubwoko bwanjye nzaba mpfiriye igihugu cyanjye haleluya none umumama w'iyi minsi aratinya no kwiyiriza turatinya no kwiyiriza nari mvuye mu masengesho ejo bundi none nyasubiremo hoye Imana irashaka kumaramaza irashaka uruhari Imana iguha umugisha cyane turakunezerewe muri Anaweza TV abakunzi bacu ndizera yuko nabo babonye package ikwiriye umugore amenya icyo akwiriye gukora muri kino gihe amenya uruhari rwe mu by'ukuri abagore nimuze dufatane urunana nimuze dushyire hamwe nimuze ntabwo turi mu bihe byoroshye kubonana ntibyoroshye guhurira hamwe mu rusengero tugasenga ntibyoroshye murabona turi muri guma mu rugo turi mu gihe cya corona ariko ikoranabuhanga wabonye ikoranabuhanga ryabikemuye nk'ubu natwe turiho turababwiriza ku ikoranabuhanga turiho turabagezaho iki kiganiro n'izi nama ku ikoranabuhanga ku ikoranabuhanga rero tubasha gukora ibintu bitandukanye ni mujye inama aho mutuye mu bo muturanye cyangwa abo mukorana mukore yaba ari WhatsApp group yaba ari Zoom yaba ari iki hariho n'izindi zisigaye zarateye ziharya za zindi za family ni family teams hari ukuntu babikora urubuga rukajyaho abantu benshi mugakora ibintu bitandukanye mugahererekanya amagambo mukaganira mukajya inama mugasenga rero abagore turakangurirwa guhaguruka tugafata iya mbere tugatabaza Imana kubw'igihugu cyacu kubw'imiryango yacu kubw'imfu zitandukanye kubw'abantu bariho bicwa n'inzara uzi ko nuticwa na corona ashobora no kwicwa n'inzara Yesu ashimwe cyane Imana rero iguha umugisha mu by'ukuri twungutse byinshi kuri studio yacu n'abakunzi bacu ba Anaweza TV twungutse byinshi tubonye ko umugore rwose afite uruhari rukomeye muri kino gihe kugira ngo Imana itabare isi yose itabare igihugu cyose Imana iguha umugisha tuzajya tugira insanganyamatsiko zitandukanye abakunzi bacu ba Anaweza TV tuzajya tugira ibiganiro bitandukanye ntabwo tuzajya tubwiriza ijambo ry'Imana ryonyine tuzajya dutumira abakozi b'Imana batandukanye bafite inararibonye bafite ubuhanga mu bintu bitandukanye kugira ngo tugende twunguka ubwenge n'ubuhanga n'ubumenyi mu buryo bwo kubaho kuri iyi si bwo guhangara iyi si iri hanze aha iruhije umutumirwa wacu rero uyu munsi aradufashije cyane ku ruhare rw'umugore Imana iguha umugisha nitugukumbura mu buhanga bwawe n'ubumenyi bwawe n'akazi ukora ndabizi ko ufite inshingano nyinshi ariko uhuriramo n'abagore batandukanye uhuriramo n'abantu batandukanye ndabizi ko uzatugirira umumaro kuri Anaweza TV nzi ko uzadufasha byinshi cyane Imana iguha umugisha reka rero usengere abakunzi bacu usengera abadamu kugira ngo Imana iri jambo ribahwiture rigende rikore ku mutima wabo abadamu bafati ya mbere bahaguruke kugira ngo iri jambo ntiribe amasigara cyicaro kikiganiro ntikibe kwari ukuganira gusa kureba abamama babiri bari muri studio umwe w'inzobe n'uwirabura hoya icyo twakuzaniye kikugirira umumaro ugikoreshe kugira ngo Imana itabare ngaho rero dusengere mu kuri isengesho rikora ku mitima y'abagore rikabahagurutsa Imana iguha umugisha karibu Karine mukozi w'Imana dusengere abadukurikiye cyane cyane abagore bakurikiye kino kiganiro kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo tuganirije Imana iguha umugisha murakoze cyane ndabashimiye kuba mwari mwantumiye nanjye reka dufatanye gusenga amen haleluya mwami Imana ishobora byose turagushimiye kuri mwiza iteka kuri turagushimiye kubw'iki gihe twagize mwami tuvuga ku byawe tuvuga ku byakubaka umuryango wera wa Isirayeli ushimwe ko ari we wabanye natwe ndakwinginze ngo iyi nyigisho igere kuri benshi kandi mwami Imana ibafashe bagira ibyo bahindura mu mibereho yabo mwami bagira uburyo baguka cyane mu byawe bagira uburyo mwami Imana bumvira iby'ijambo ryawe papa mu kuri ukomeze kugira neza abakurikira Anaweza TV aho bari hose ku isi wera wa Isirayeli uhure n'ibyifuzo byabo uhure mwami Imana n'ibyo bakeneye kandi mwami Imana ubabere igisubizo ndetse n'iyi studio mwami ukomeze uyagure cyane kuko urabishoboye niyo kwamamaza
ibyawe mwami Hallelujah. ndagusabye ni ukuri ukomeze kuyizamura ugeze ku rwego rwiza Asante ba Yesu. nyirayo bumve mw'Imana banezerewe ko bari gukora umurimo wawe papa Amen. urakoze ku bwa evangeliste mama Mathilde umwiteho nawe umufashe muri byose Asante Yesu. umurengere mu by'ubuzima bwe byose mwami Amen. uburyo afite umuhate wo kugukorera ukomeze kumwuzuza byinshi cyane Asante nawe Kristo. agaburira abantu bawe Amen. urakoze kumvise gusenga kwacu rero byose ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye dushima Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Urakoze cyane. Yego, Songera Mana. tugutumire ntuzarambirwe kuko agapfunyiko tuzaniye umunsi kari gakwiriye kandi nzi ko ufite ibindi byinshi byiza. Abakunzi bacu rero banaweza nizeye ndashidikanya yuko muhawe umugisha. Umutumirwa wacu uyu munsi abahesheje umugisha. Nimumukumbura, nimumbwira ko mumukumbuye ibyo yabahaye bibafashije bibubatse, tuzongera tumuhamagare. Ni inshuti yacu, ntabwo nizeye ko utazaduhakanira. Ni inshuti yacu magara, azabana natwe kandi tuzagenda tubatumirira n'abandi bakozi b'Imana bafite ubumenyi butandukanye kugira ngo twubakwe mu mwuka no mu bundi bumenyi butandukanye, tumenye uko tuza kwitwara kuri iyi si. Imana ibaha umugisha rero, mwebwe abatarakora subscribe kuri channel yacu muyikore kugira ngo mujye mukurikirana ibintu byose tuzajya tunyuza kuri iyi channel, ryaba ijambo ry'Imana, ryaba ibiganiro bitandukanye kugira ngo dufatanye muri uyu murimo. Imana ibaha umugisha.